ufite ngo wabikoze ngo ufite imyaka ingahe? 13. 13. Yego. Uko wagiye none se uko wagiye ukura mu myaka se na hashize imyaka nk'ibiri nakundanye n'umusore ariko mu by'ukuri yarandutaga cyane. Rero nyine biza kuba ngombwa ko turyamana ariko biranjye ko bwari ubwa mbere nari mbikoze kandi yandushaga n'ibiro nyine yari mukuru cyane. Biranjye nyine ngira ubwoba ariko ngatinya kubivuga kuko nyine nanamukundaga. Uko dukomeza kubikora rero urumva ntabwo byari kugumya ngo bimere nka mbere, byageze ngo biraniryohera. Urinze uko na gutyo utaratwita yenda wenda ngo nayikuremo? Oya, ntabwo ndayitwara kurumva umuntu twabikoranye yarakuze kandi yabaga azi ibyo akora. Naho nanjye namenyeye kubikora, nanjye nyine nari nzi kwikontorora, ndabizi ntabwo nageraho gutwara inda. Niyo byabaho urumva byaba ari ukwirangaraho. Abagabo bagufi cyangwa ukunda abagabo barebare? Sunumva nandi mugufi nkakunda n'umuntu mugufi. Nusuri mugufi? Okay. Ariko ngiye nkunda abagabo barebare ariko atari cyane. Ari nk'umugabo wubatse wenda duciringa nyine. Nkunda abagabo nyine b'amabogari. Nkunda abagabo b'amabonzi. Iyo uri kumwe n'umuntu mukundana cyangwa se n'umuntu mugiye kuryamana ese waba uri umwe muri ba bantu bafite taki za danje zo gukora kiriya gikorwa? Nkagute se ubwo nabishaka se ukamushyiraho puresha ati gira vuba ndi kumva meze nabi ntabwo nagushyiraho puresha kuko nawe ububonerega buriya umuntu washeze umubona. Nawe ujya ushega bikagaragara? Ntabwo nshega ariko nyine njya mbishaka bikagaragara. Ntabwo ushega ariko iyo wabishatse biragaragara? Yego. Ni nk'utuye tuntu uri kwikoresha iyo wabishatse? Amaso arahinduka. Aratukura cyangwa arabyimba? Okay. Arahinduka nyine ubona ndi kureba ukundi kuntu ndi kuyatereka. Uri kuyaterekera umuntu ku buryo atavuga ati cyaza boraraga umuntu. Ibyo no hino muba mutegereje muri benshi hano mu Rwanda. Rero ndi kumwe n'umujene hano w'umukobwa mwiza cyane utuje ubaha Imana ariko ibyamubayeho nta muntu n'umwe yakifuza kuba byamubaho. Reka tuganiriza tubwire urugendo rw'ukuntu ahashize he byagenze, atubwire intimba n'akababaro byose byagiye bimuhuriraho, akaba yarabaye mu buzima butamworoheye habe na gato. Tugoye ikaze hano kuri TMB TV. Murakoze cyane. Ngiye mugiye kubana nitwa Asumanizo, wewe witwa nde? Nitwa Rosine. Rosine, ufite izina ryiza. Urakoze. Abanyarwanda hano bagukunze ndabizi. Ndabakunda. Urubizi ko ufite ijwi ryiza se? Ntabwo nari mbizi ariko ndabimenye. Yego. Hakumenya ukunda Imana? Ndayikunda cyane. Urayikunda cyane? Okay, ari ibintu rero byakomeje kuvugwa hirya no hino. Umukobwa kwa kanaka ngo hari ibintu ngo byigeze kumubaho ngo mu minsi ishize. Ibyo bintu byakomeje kuvugwa ari byinshi, noneho nanjye bintera kugushaka nguze utubwire ibyo bintu byawe ngo ni ibiki, ubundi uri muntu ki, ni ibihe bintu wakuriyemo nabyo mu buzima bikakubabaza bikagutera ibikomere? Murakoze. Ibintu nari igihe hashize imyaka nk'ibiri nakundanye n'umusore ariko mu by'ukuri yarandutaga cyane. Rero nyine biza kuba ngombwa ko turyamana ariko biranjye ko bwari ubwa mbere nari mbikoze kandi yandushaga n'ibiro nyine yari mukuru cyane. Biranjye nyine ngira ubwoba ariko ngatinya kubivuga kuko nyine nanamukundaga. Uko dukomeza kubikora rero urumva ntabwo byari kugumya ngo bimere nka mbere, byageze ngo biraniryohera, nanga kubivuga. Wanga kubivuga? Ese uwo muntu mwaryamanye yarakurutaga nkuko yarakurutaga? Yanushaga nk'imyaka 10. Wewe wari ufite nk'imyaka ingahe? Yari afite 13. Ibazwe kuki utamujyanye mu buyobozi ngo babashe kuba bamukurikirana? Cyangwa wisanze mu rukundo nawe ungana gutyo byagenze gute? Naramukundaga cyane ntago egoko. Wenda nuko bwari ubwa mbere nari mbikoze
ariko we nyine yambwiraga ko bizageraho bikaba byiza, nawe nkavugana umuntu nkunda anyifuriza ibyiza, kandi kuko yabimbwiye nasanze ari byo. Ese icyo gihe ubikura gutyo byarakuryaga ariko ukumva birakuryoheye nk'uko uhoze ubivuga? Ubwa mbere nibwo byandimva n'amaraso ngira ubwoba, kuko icyo gihe nari nagiye kumusura aho yabaga muri ghetto, mva amaraso nyine ngira ubwoba, ariko barambwira ngo bibaho. Namaze nk'iminsi 2 ariho ndi, urumva nyine ntabwo nabura ibyo mbeshya mama. Hanyuma ukimara kubikora mu gutaha se ntabwo watahaga uri kubabara cyangwa se ngo utahe nyine uri gutandaraza nka bari abana bose bafatwa ku ngufu? Ntabwo byabura, ariko urumva kuko namaze iminsi 2 nari maze gukira, ntabwo nagenda. Wari uyimaze muri ghetto y'umusore? Yego, kuko ntabwo nari kubasha kugenda ngo mbishobore. Kuva icyo gihe se wakomeje kubikora cyangwa se byagenze gute? Se yahise kugira umugore ku myaka ya 13, byakomeje kugenda gute? Amaherezo y'ibyo bintu byakomeje kugenda gute? Urumva nawe yari afite ubwoba, twabikoze iryo rimwe nyine abonye ko navuye amaraso, we yumvaga ko wenda nabikoze simbizi. Urumva namaze iyo minsi 2 ndyamye, ngo nagiye icyo nyine akakinzanira. Byari nyine igihe kigeze ndataha, hashize nk'iminsi 2. Mwabikoze yagufasha gute? Kuko urumva bwa rugambere wari ubikoze. Bwa mbere yaranteruye. Mwabikoza guteruye? Yego. Ubwo gahunda zikomeza zigenda zimeze gute? Gahunda zakomeje zimeze gute? Ese yagusabye kuba wamubera umufasha urabyanga, cyangwa se wabonaga nyine ukiri umwana utabishobora kandi yari akumaranye iminsi igiye gusanga icyumweru cyose? Je ntabwo nari mbizi, ntabwo nzi ko nyine umuntu mukundana muryamana cyangwa se kuryama nimba hari ikibi kirimo cyangwa binaryana. Ahubwo ngiye nagiye kumusura ngashira ko bwa mbere twari duhuye, twari tumaranye nk'ibyumweru 2 dukundana. Yo nyine ansaba ko namusura, ndagenda, urumva aranyakira ngashira iwe. Yigeze nyine biba ngombwa ko biba kubera n'ukuntu ari imeze, nawe yumvaga ameze wenda, biba ngombwa ko abinkorera. Nubwo niko byagenze? Yego. Okay. Hanyuma se kuri iyi nshuro uracyabikora cyangwa se wenda wagiye mu gakiza? Ntabwo nyibikora ko twarakomeje turabikora nyuma yaho, ariko inshuro zitari nyinshi cyane. Biba ngombwa rero, hari umukobwa yari yateye inda, biba ngombwa ko babana. Ubu niwe bari kumwe afite umugore, rero urumva ntabwo nabikongera kubikora. Uzu tuvuge yuko weje gutakibikora? Ntabwo ari uko nejejwe, ahubwo nyine nuko njye nyine mba numva nta wundi muntu aryamana nawe utari we. Cyakoze bibaye ngombwa ko yaba we nabikora. Hanyuma ese muri icyo gihe utaha na tuntu n'utundi wanyu bakomeje kukubonaho nk'umuntu wakoze imibonano mpuzabitsina? Uko byagenda kose na umubyeyi arakwihorera, ariko ababiza babibona. Ko nawe ukomeza ngo ube wawe undi urahinduka. Okay, so hanyuma ese ubwo ngubwo kuba warabikoze icyo gihe ufite ngo wabikoze ngo ufite imyaka ingahe? 13. 13? Yego. Uko wagiye none se uko wagiye ukura mu myaka se na minduka wagiye ukomeza kumva ati wenda ukaba wabukumbuye wa umuntu wundi mwabanje kuryamana? Kumukumbura ntabwo byabura, namukumburaga cyane n'ubu ngubu. N'ubu ntabwo kumukumbura byabura, gusa urumva imyaka nayo ndimo niyo ubu ngubu ndimo, mfite uburyo ngomba kwikontorora. Ntabwo nahora ndi wa wundi. Gusa nyine ari ibiba byabaye ngombwa ko umubiri unanira, nta wundi muntu aryamana nawe utari we. Wajya kumureba se kandi yubatse? Oya, agomba kubinyemura kuko byose niba bitangije. Ubwo yabigukemura gute kandi yubatse afite umugore? None se umuntu wubatse bikuye yuko ko aganira n'inshuti ze cyangwa agira ibindi akora? Urumva icyo waba ugiye gukora, abagabo bagufi cyangwa ukunda abagabo barebare? Urumva nandi mugufi nkakunda n'umuntu mugufi?
nusuri mugufi. Okay. Ariko ngiye nkunda abagabo barebare ariko atari cyane ku buryo nkubera nkavuga n'icyazi. Ku buryo ibituza bye n'aho ngaho imbere hawe bita bigongana neza bigahura ukavuga ati cyazi. Urumva uko yansumba ntabwo byapfa guhura aho bihurira we ntabwo wahamenya ariko nyine ngiye nkunda abasore bansumbaho ku buryo nkuhobera nyine ngakumva wese. Ese iyo uri kumwe n'umuntu mukundana cyangwa se n'umuntu mugiye kuryamana ese waba uri umwe muri ba bantu bafite taki za danje zo gukora kiriya gikorwa? Nka gute se ubwo nabishaka se ukamushyiraho puresha ati gira vuba ndi kumva meze nabi ntabwo nagushyiraho puresha kuko nawe ububonerega buriya umuntu washeze umubona. nawe ujya ushega bikagaragara? Ntabwo nshega ariko nyine njya mbishaka bikagaragara. Ntabwo ushega ariko iyo wabishatse biragaragara? Yego. Ni nk'utuye tuntu uri kwikoresha iyo wabishatse? Amaso arahinduka. Aratukura cyangwa arabyimba? Okay. Arahinduka nyine ubona ndi kureba ukundi kuntu ndi kuyatereka. Uri kuyaterekera umuntu ku buryo atavuga ati cyaza boraraga umuntu. Ese ukunda abagabo byibuze bapima nk'ibiro bingahe? Si ibiro nabimenya wenda nka 60. Nyine nkunda abasore bananutse ariko atari cyane. Ubwo ngo aba ari umusore ari nk'umugabo wubatse wenda duciringa nyine. Nkunda abagabo nyine b'amabogari. Nkunda abagabo b'amabonzo. Okay, hanyuma se na zindi ngaruka zavuyemo mu kuryamana kwawe ukiri muto ufite nk'imyaka 13 ngo ubashe kuba nyuma yaho wakisanga nko kwa muganga cyangwa se nk'iwanyu bakuvumbure babashe kuba bakujyana kwa muganga? Oya. Ntabwo nigeze njya kwa muganga ariko ntabwo bivuze ko hari ikindi kibazo nahuriyemo nacyo nkagihisha. Urinze ugana gutyo utaratwita yinde wenda ngo nayikuremo? Oya. Ntabwo ndayitwara kurumva umuntu twabikoranye arakuze kandi yabaga azi ibyo akora. Naho nanjye namenyeye kubikora. Nanjye nyine nari nzi kwikontorora ndabizi ntabwo nageraho gutwara inda. Niyo byabaho urumva byaba ari ukwirangaraho. Yego. Okay, so nacyo bwo ndakeka ese ubwo ngubwo tukiraho ngaho sibyo? Ubundi uri umukristo? Wubaha Imana? Ndayubaha ariko ntabwo nkunda kujya gusenga. Ntabwo nkunda ahantu hari abantu nyine tu. Hanyuma ese uracyari wa wundi nk'uko wafashwe hajya ngo wari wafashwe ku ngufu niko watubwiye? Wagiye kumusura biba bigutunguye? Ntabwo navuga ko ari ku ngufu ko nta n'uwo nabibwiye. Yego. Ari ku ngufu mba nagizeho mbibwira. Twano kuri TMB TV no kuri Modern 250. Yego namwe mwakoze. Okay.